ni ukwibaza ngo mbese ngewe umugeni wanjye nzamukura hehe? Ahantu kuri umugeni wawe hangana n'ibigeragezo uzahura nabyo, amakosa ye ukamenya kubyihanganira, kuko igihe cyose utaramenya amakosa n'intege z'uwo mubana, buri gihe cyose muzahora urugo rwanyu ari bya bindi nababwiye, ni gihonomo cyangwa se mubana na dayimoni wawe. Ni ubwo burwayi bwe, kandi mwasezeranye ngo yaba arwaye cyangwa ari muzima tuzabana nk'uko amategeko ya leta abitegekanye, nk'uko amategeko y'Imana abiteganya. None rero ararwaye, niba na ngombwa arasamba mu kanya. None nahura n'ikigore kiri gusamba nawe ari gusamba bagasambana, warangiza ugatera hejuru uyamurwaza, iyo si ubona ko ari inenge ye? Ubwo ni uburwayi rero, murwaza. None se niba umugore wawe agira umwanda, icyiza nuko wandika itangazo, hano mfite umugore agira umwanda, aragira gutya na gutya, arimwira ibintu akajugunya hariya, aragira gutya ibintu akagira hariya. Oya, fata umunsi wiriwe mu rugo, umumesere. Niba ubona mugurira akamuswara, ugurite umugore mwiza, nabonye yuko amazuru yawe yoroshye, ikinyabupfura cyiza, nabonye amazuru yawe yoroshye, ngaka kamuswara. Umugore mwiza ujye wimwira, nikundira burya nagushatse ngukunze, nikundira amazuru yawe uko yoroshye. Ubundi rero ariko umwuka wereraza mu rugo rwanyu, ijuru rito rigataha urugo rwanyu. Erega hari aho bisaba ubwenge kugira ngo wubake. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe mwese mukurikirana Zamara Ministries. Nuko ndabakunda, mbifuriza ibyiza ndetse mbifuza ko mwagira umugisha w'Imana no kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi nanone tuje kuri kamera, tuje kugira ngo tuganire ikintu. Mwabonye titre kuri ku kiganiro, ariko nyaboneka uyu munsi ndagira ngo utarashaka kandi nkifuza yuko nawe wubatse urugo, utera agatebe wigire hino maze tuganire. Reka twinjire mu kiganiro, ariko mbere ko twinjiramo n'ubundi reka tumanze dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere y'amaso yawe, tuje imbere mu munezero wawe Data wa twese, kugira ngo tubone ineza yawe. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana ibeshaho, uri Imana ikiza, uri Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, uri Imana yubaka urugo. Imana, tujye kuganira ku muryango waremye kuva muri Edeni, ukaba inyungu yawe, ukaba indonkano yawe Data wa twese. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo uze mwa kino kiganiro, ntaba ari ngewe by'ubwanjye ntacyo nabasha kuvuga utabashije kukimbwira, ariko Uwiteka niweho Mana, niweho Yahwe. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Mana, mpamagaye Data wa twese presence yawe kugira ngo ize ibane nanjye muri iki kiganiro. Ufashe umukameramani, ufashe Uwiteka abantu bazumva kino kiganiro kizagira uko kibahindura mu buzima bwabo. Urakoze nyakubaha Imana, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, abari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatatu y'abadiaspora, abantu mukunda Zamara Ministries, abantu mwa subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha rwose, ndabakunda cyane. Navuga ngo kubaho kw'Imana kubane namwe. Uyu munsi wa none rero wakwibaza ngo tuzanye iki? Tuje mu kiganiro kugira ngo tubashe kuganira ku kintu bita umuryango. Uyu munsi wa none turibaza ngo mbese ese niba gihonomu yaba mu rugo, ijuru ryo ntiryaba mu rugo? Twakwibaza icyo kibazo.
abandi bakavuga bati bad mood niyo dayimoni itavuga. Uribuka Yesu ageze arimo akora umurimo hano ku isi, ngo yageze ahantu ngo akura mu muntu dayimoni itavuga, itumba ntivuge, burya niyo bad mood. Ni ukuvuga ngo iyo mu rugo rwawe harimo umwiryane, ntimubashe kumvikana, burya niyo dayimoni itavuga. Ni gute rero twavana gihinomu mu rugo rwacu, mu muryango wacu? Ni gute twavana dayimoni itavuga mu muryango wacu? Stay in touch. Munsi turi buze gusoma inkuru z'umugabo bajya bita Dawidi, ariko ni mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 18 ku murongo wa 19. Ariko igihe gisohoye, Merabu mwene Sawuli yari akwiriye gushingirwa Dawidi, bamushingira Adurayeli umumerahorati, aramurongora. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli, arabyishimira, aravuga ati nzamumuha amubere umutego, bitume agwa ku Bafilisitiya. Nicyo cyatumye Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati uyu munsi uraba umukwe wanjye. Ariko Sawuli ababwira abagaragu be ati mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumubwire muti umva umwami arakwishimira kandi abagaragu be bose baragukunda, none ube umukwe w'umwami. Niyo twarekeraho, kuko kuvuga menshi siko kuyameza. Mwasomye amagambo menshi mu buryo bwo kubasezeranya mu gihe cyo gusezerana, ariko uyu munsi wa none nateguye rino jambo kugira ngo tuze kuriganiraho. Warusi ngiye kuvugana n'abantu barongoye abakobwa bakabagira abagore, ariko ari umutego. Mvugane n'undi muntu wabwiye uwo bazashakana ko Imana yabivuze, ariko yarebye yabengutse ikimero cye. Bavuga ngo ni ikimero mu maso, yabengutse igihagararo, yabengutse imitungo, ibyo wagiye ubenguka byose. Ngiye no kuvugana n'umukobwa iwabo bahatiye gushaka, agafata uwo abonye. Bene data, iyo ushatse nabi uhinduka umwinginzi, ariko iyo ushatse neza uhinduka umuramyi. Iyo ushatse nabi uhinduka umwinginzi, ariko iyo ushatse neza uhinduka umuramyi. Mama, indirimbo z'amashimwe ziba mu rugo rwawe. Halo sheri, urihe? Uraza ryari? Amakuru, wabaye neza? Kutaduhamagaye? Umwana ameze neza? Bebe aragusuhuza. Urumva uko kuramya kuri mu rugo? Ariko mana, uzamfashe iki kigore, yaba cyapfaga nkaza n'undi. Numva ukanu urukwinginga Imana ngo imutware kugira ngo uzane undi. Mu by'ukuri weho wahindutse iki? Wahindutse umwinginzi. Urukwingingira uwo mwashakanye kugira ngo akunde. Bigende bite? Akunda apfe ubona undi. Amen. Iyo wateguye urugo neza, wubaka urugo neza, ukanarinda ibisenyera abandi. Iyo wateguye urugo rwawe neza, bene data, urarurinda, ndetse ukanarurinda ibisenyera abandi. Bene data, nyine mwakwibaza muti ese Dawidi yari muntu ki? Uyu Dawidi ndi kubabwira ni wa wundi wabwiye Sawuli, wanetse ingabo za Sawuli,
aravuga ngo mbese umuntu uzica umufilisitiya bazamwumvise ko bazamuhemba iki? Baramubwira bati umuntu uzica umufilisitiya azaba umukwe w'umwami, kandi hari no kuba umukwe w'umwami hari irindi shimwe. Ariko urukumva yuko uwo bari baramuteguriye yari Merebu. Yego, uwo bari baramuteguriye yitwaga Merebu, yego. Ariko baramumunyaga uwo Merebu, bamushingira undi. Bamushingira Aduriyeli Umumeroholati, aramurongora. Bene data, hari igihe yenda nababwira ndi gutegura ino nkuru byambabaje cyane. Ni gute mpita mbona yuko hari igihe mu buzima bwacu hazamo imunga amagufwa yacu. Kuko hari igihe ubu urebe umuntu akakwereka uruhu rw'inyuma ntakwiyereke. None se nawe niba koko ugiye gushakana n'uwo muzabana akaramata, buriya iyo ndimo ngana n'abantu bigisha ikintu bajya bita akaramata, ndababwira ngo akaramata karagoye. Akaramata ntabwo gakina. Ni nyine ni akaramata. Umuntu narwara ibihushi muzarara mu buriri bumwe. Umuntu narwara kwa kundi muzarara mu buriri bumwe. Umuntu muzarara mu buriri bumwe. Umuntu naba ari gutaka muzaba muri mu buriri bumwe mu nzu imwe. Nta wundi muntu wamuha, ni wowe muri we. Haleluya. Ubundi Imana itegura umushinga w'urugo yaremye umuntu imukuye mu wundi. Ntabwo yaremye ibumba hariya ngo ibumbe hariya ngo nirangiza ihumekeremo. Oya. Yaremye umuntu mu wundi. Uko bishatse kuvuga, urugo ni iki? Urugo ni igihe imico wahuye, cyangwa urugo ni igihe wubakanye n'umuntu imico ye ikaza ari fotokopi, ari umwimerere w'imico yawe. Urugero, bene data, mwakwibaza ngo iki? Iyo ugiye gushakana n'umugabo agukuye mu kabari, wimushaka nk'umwana, wivuga ngo nshatse pasiteri cyangwa marayika. No, ntubona ko usanze umusinzi se? Niba na ngombwa nasinda, niba asinda akarwana, niba asinda akikoreraho umwanda ukomeye n'uworoshye, tude switi nyine uzabyihanganira. Kandi ikindi bene data, niba hari ni ukwibaza ngo mbese ngewe umugeni wanjye nzamukura hehe? Ahantu kuri umugeni wawe hangana n'ibigeragezo uzahura nabyo. Yamwanyumvaga, ahantu kuri umugeni wawe hangana n'ibigeragezo uzahura nabyo. Dawidi yashatse Mikali, kandi yari akwiye gushaka Merabu. Noneho uko gushaka Mikali ntibyamuviriyemo gusuzugurwa. Kandi uyu muntu baguhaye bamugutegeyeho. Buri ingo nyinshi zihabwa abageni bazibategeyeho. Bagutegeye ku mitungo, urabizi ko wubatse, ariko wubatse baragutegeye ku mitungo yawe. Urabizi ko wubatse, ariko baragutegeye kuki? Kuri bwenge ufite. Hari n'abandi bubaka barabategeye ku bwiza bwawe.
ntabwo rero uzambwira ngo weho wubatse baragutegeka ubwenge bwawe, umunsi wakoze impanuka ubwenge bugaturubira, muzakomeza kubaka. Cyokora amahirwe y'Imana ageze rimwe mu buzima ni igihe isomo ry'ubuzima ryigiwe mu rugo. Ntabwo bihira bose, please, ntabwo bihira bose, ariko iyo isomo ry'ubuzima ryigiwe, haleluya, ryizwe mbere yo gushingirana. Urugero, niba uri umusambanyi wijya gushaka amasugi, no, Imana izagukonegita ku musambanyi kazi. Niba uri umurozi wivuga ngo uzabona ngo umuririmbyi, oya, Imana izakuzanira uzagufasha muri ibyo bintu. Niba uri umunyamanyanga, none se ntubona yuko ari wowe muri we, wowe muri we ni uwo mubana. Imana ntijya ikora ikosa ryo kuzana umuntu mu buzima bw'undi atagiye kumufasha ivugabutumwa no kuzamuka no kugira ngo basohoze destiny yabo Imana yabashirana ku isi. Ni ukuri. Kandi ikindi, niba wuzuye umwuka wera, to the sweet, Imana izawukonegita umuntu byibuze ugerageza kurota. Kuko iramutse ikoze, ariko ndavugana n'abantu bahawe bashatse babiheshejwe n'Imana. Ko gushaka ni gutatu: hari abahabwa umugeni na base n'imiryango, hari abahabwa umugeni n'Imana, hari abahabwa umugeni na Satani. Ibyo mwigira ni ibiki? Ko Satani yakoparatinga akaguhindurira. Nese ubu mwambwira ngo Mikali, umugore wa Dawidi, yari ku isezerano ry'Imana, kandi ari wo kumutegera kugira ngo babone uko bazamugenza, bakamutega Abafilisitiya bakamwica. Mwumva ko harimo umugambi wa Satani se? Reka mbabwire noneho undi muntu wabonye umugeni ku mbaraga z'Imana. Ubwo tugeze ku cya kabiri aricyo nashizemo hagati. Umuntu bajya bita ise wa Yakobo, bajya bita Isaka, umwana wa Aburahamu, bamwita Isaka. Isaka ngo abwira igisonga cye ati ugende unshakire umugeni umeze gutya. Ngo igisonga ngo kiramanza kirasenga, kiravuga ngo kibwira Imana ngo Mana, databuja yantumye kumushakira umugeni. Njyewe ntabwo nzi icyo umutima wa databuja ukeneye, kuko uyu Isaka yari akeneye umuntu umumara umubabaro. Abagore bamaze abagabo babo umubabaro, haleluya. N'abagabo bamaze abagore babo umubabaro, haleluya. Aho biraba bikaze cyane. Bivuze ngo urushako ni ukumenya inenge, amakosa ye, ukamenya kubyihanganira. Kuko igihe cyose utaramenya amakosa n'inenge z'uwo mubana, buri gihe cyose muzahora urugo rwanyu ari bya bindi nababwiye, ni gihonomo cyangwa se mubana na dayimoni itavuga. Haleluya. Dore impamvu ukwiriye kuzimenya, nuko bigufasha kumwubaka ahadashoboka. Haleluya. Kuko iyo umwubatse nawe uba wiyubatse. Sifa kwa Bwana. Bene data, wisenya mugenzi wawe. Wisenya, wiba imbarutso yo gusenya mugenzi wawe.
mu mubwiriza haravuze ngo ucukura urwobo azarugwamo kandi umena urugo inzoka izamurya. Mubwiriza 10:8. Ucukura urwobo azarugwamo. Bene data, niba ucukura urwobo rwa mugenzi wawe Imana yaguhaye kugira ngo mubane, itonde gato uzarugwamo. Amen. Haleluya. Numena urugo inzoka izakurya. Bitinde bitebuke inzoka izakurya. Kuko inyuma Eva yamenye urugo, n'akana kamenye urugo, inzoka ngo pi. Ucukura urwobo nawe azarugwamo. Bigufasha kumwubaka ahadashoboka, kuko iyo umwubaka nawe uba wiyubaka. Dore impamvu ugomba kumenya inenge. Ubundi inenge y'umugore wawe niba ari intege nkeya z'ikintu runaka, uraza akaba ari uhagarara aho hantu ukamuhisha. Nababwiye ngo iyo ushatse nabi uhinduka umwinginzi, ariko iyo ushatse neza uhinduka umuramyi. Kuko igihe cyose wubatse mu ntenge z'uwo mubana, umubuza kwinginga ahubwo agahinduka umuramyi, umubuza kwiganyira ahubwo agahinduka umunyamashimwe. Haleluya. Ikindi cya kabiri, uba wirinze intambara, kuko ufite inenge ntabwo ajya apfa kuyemera. Ndata uyu munsi ndashaka kubigisha ku bijyanye no guhisha mugenzi wawe, kugira ngo mwirinde urugo rwa gihonomo, ahubwo mugire urugo rw'ijuru ritoya. Ikindi, mugenzi wawe iyo buri gihe cyose uzi aho intege nke ziri, umufasha kuhubaka no kumwubaka. Urugero, niba umugabo wawe ari umusambanyi ukaba ubizi neza cyane, mugurire prudence, ucungane n'uko zidashira mu ikofi. We wiza, narakubonye ndabizi uvuye mu bagore, azagukubita ingumi, kuko nyine iyo ni inenge yiziho. Ariko igihe umugabo wawe amenye yuko ari umusambanyi, wamara kumenya ko ari umusambanyi, ukajya kuri butiki ukamugurira prudence, najya gusambana 1, 2, 3, cyangwa se mu kimwe nakora mu mufuka agasangamo prudence, ashobora kuyikoresha, cyangwa ashobora bizagera igihe uzaba umwigishije yuko agomba, yaba ku bijyanye no kwirinda, yaba ku bijyanye n'iki, nuko wamenye ko ari umusambanyi. Kandi aho ntabwo azaza ngo kubwire ngo kuki washize prudence mu mufuka wanjye. Uzamubwira uti namenye ko muri iyi minsi abagore bari kwanduza abagabo b'abandi, njye uwanjye mfite uburenganzira bwo kumurinda, ntewe ishema nuko umugabo wanjye niyo yagenda ariko akagaruka ari muzima. Handi Dawidi ngo ahura n'umugore wa Nabali, ngo nuko Nabali yagomba ngo yari yimishije amazi yo kunywa n'umutsima Dawidi
Dawidi avuga yuko umuryango wose n'usisiro bigomba kurimbuka, ariko ubwenge bw'umugore bubasha guhindukira. Aravuga ati ariko se ubundi ni iki kiratuma butwica? Ati nuko umugabo wawe yanyimye amazi yanga atwima n'umutsima. Ati none se ko nge bizanye mbyikoreye n'abagaragu ari ngaba tubikuzaniye, uratwicira iki? Erega na Bali niryo zina rye, ni ikigoryi koko. Nuko Dawidi anezezwa n'inama z'umugore, amugira umugore we. Bikamubwira niba hari nyirankundwakaza wabayeho mu buzima, ngo nuko na Bali baragenda baramwica, bamurenza urugo. Umugabo w'ingabo wa Dawidi ngo abona igihanga, aragenda abwira Dawidi ati na Bali yapfuye, ngo kuko Dawidi yatunze umugore w'umunyabwenge, kuko nawe ari umunyabwenge. Mwene data, ubwenge buke usenya urugo, ariko ubwenge bwubaka urugo. Ugomba kumenya neza, ukamenya uko umurwaza. Erega inenge y'umugabo wawe ni ubwo burwayi bwe, kandi mwasezeranye ngo yaba arwaye cyangwa ari muzima tuzabana nk'uko amategeko ya leta abitegekanye, nk'uko amategeko y'Imana abiteganya. None rero ararwaye, niba na ngombwa arasamba mu kanya. None nahura n'ikigore kiri gusamba nawe ari gusamba, bagasambana, warangiza ugatera hejuru uyamurwaza. Iyo si ubona ko ari inenge ye? Ubwo ni uburwayi rero, murwaza. None se niba umugore wawe agira umwanda, icyiza nuko wandika itangazo, hano mfite umugore agira umwanda, aragira gutya na gutya, arimwira ibintu akajugunya hariya, aragira gutya ibintu akagira hariya. Oya, fata umunsi wiriwe mu rugo, umumesere. Niba ubona mugurira akamuswa, ugurite umugore mwiza, nabonye yuko amazuru yawe yoroshye, ikinyabupfura cyiza, nabonye amazuru yawe yoroshe, ngaka kamuswa. Umugore mwiza ujye wimwira, nikundira burya nagushatse ngukunze, nikundira amazuru yawe uko yoroshye. Ubundi rero ariko umwuka wereraza mu rugo rwanyu, ijuru rito rigataha urugo rwanyu. Erega hari aho bisaba ubwenge kugira ngo wubake. Nukuri bisaba ubwenge kugira ngo wubake. Hari aho uzamura uwo mubana ukamubwiza ubwenge n'ubugwaneza, mukabasha kubakana. Urugo iyo umwe amenye inenge y'undi bituma barindana, ntihagire abandi bamenya amabanga y'urugo rwabo. Buriya akenshi mubona ingo nyinshi ziri muri divorce nuko abantu ari abanebwe. Nawe se kabiri guteranyaho kabiri, umuntu ajya kubaza Google, abandi bakajya muri calculatrice, azakemura ikibazo cy'umwana wamaze pampa gute? Azakemura ikibazo cy'imyenda y'imbere y'umugore gute? Ko umugore azamubwira ati sheri, uzi uko twatunuza tw'imbere twashize, ariko namwe sinzi, ntabwo muzi uko ibintu bikomeye, ariko mwabaye mute? Iyo myenda y'imbere simbona mufite dutatu. Inshuti yanjye, umugore ntabwo ari gutyo bimeze. Wiwe umugabo wakwambara tubiri, ukakambara gatatu, ukakuramo bakakwanikiye, ukakambara. Ariko umugore we mu kanya ashobora kwambara dutatu ku munsi. Iyo akubwiye ngo twashaje rero, ntugomba kumusubiza ngo wowe ngo bitebye. Oya, muhe amafaranga. Kwifuza kw'abagore
kuzaherera ku bagabo babo. Bene data, umuhanga yaravuze ngo niba udashobora kwibuza uburakari, buri gihe cyose uzajya wisanga uburakari bwabaye sobuja. Mu rugo ikintu gisenya, icya mbere ni umujinya, icya kabiri ni ishari, icya gatatu ni ubwenge buke, icya kane ni ukudasenga. Ngibi ibintu bine bishobora kumena imbaraga z'urugo, urugo rwose rugasenyuka marezoma, ugasanga urugo ntaharwo rugifite, kubera ko ibi bintu bine byabuze mu rugo. Ibindi bintu bine byubaka urugo: kubahana, kumenya imbaraga nke za mugenzi wawe, gukunda no kuganduka. Ngibi ibindi bintu bine wakongeraho ikindi cy'imbaraga cyane cyitwa ubwenge ku bagabo. Abagabo, niba uri umugabo utagira ubwenge, urugo rwawe tayari rwasenyutse, urugo rwawe tayari ntabwo ruriho. Ibi byose twavuze, inzira y'amasengesho irabikemura. Inzira y'amasengesho, inzira y'amasengesho. Ijambo ry'Imana, inkota ityaye yamuye, ahinguranya, akamena imbaraga za Satani n'abadayimoni. Haleluya! Akinjira akazana ubwenge. Ijambo ry'Imana, uyu ni umugabo uzana ubwenge, uyu ni umugabo uzana amafaranga mu rugo, uyu ni umugabo ushobora kugufasha ukamenya, ukanasobanukirwa ubwiru n'amabanga y'isi. Ntabwo mbatindira rwose, ndashaka yuko dusoza. Niba udashobora kwibuza uburakari, ni kenshi cyane ibikuzanira uburakari bizakubera umutware ugutegeka. Mugabo, umugore, mwibuze uburakari. Wabigenza gute kugira ngo ukemure bino bintu byose, kugira ngo uwo mubana mubashe kubana neza kandi mu kuri n'ubwumvikane n'urukundo? Mwene data, ikintu gikomeye cyane, iga kubana n'imico y'uwawe, yaba myiza cyangwa mibi. Dore rero ikibazo ni uko turi abanebwe ngo twige imico y'abagore bacu, turi abanebwe ngo twige imico y'abagabo bacu. Wewe uri kuvuga ngo Imana ngo izampa ngo umugore ngo umeze gutya, ninamuguha ntumenye imico ye, akenshi cyane muzarwana, muzashwana, amadivurusi azavuza induru. Bene data, nsoje mbabwira ngo urugo ni umushinga w'Imana. Niba hari ibintu Imana ikunda urugo. Mureke dusengere Imana. Mana nziza, Data wa twese wo mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, natwe tukaba abazukanye nawe muri we, tukaba twicaye iburyo bwa Data. Ndakwinginze kugira ngo aya magambo tuvuze, ingo muri iyi minsi witeka
zubakike. Amagambo tuvuze aherekeranwe imbaraga z'ubumana, aherekeranijwe imbaraga zawe Yesu Kristo n'imbaraga zawe Mwuka Wera. Wubake ingo, haleluya, wubake ingo, haleluya, zubakike koko, haleluya. Umene imbaraga zose zirwanya ingo, umene ibitandukanya, ukureho, ubirimbure, ubirandure, ubice pe. Ngo ziharirwe nawe. Urakoze Mwami Yesu. Nsengeye abari bagiye gutandukana, nsengeye abari bamaze kubura uburyo, ariko bakaba bumvishe kino kiganiro, bakaba bagiye gutangira gutegura urugo rwabo, ndetse bagiye no gutangira gukosora ibitagenda neza mu rugo, ko buri muntu amenye ko ari umurinzi wa mwene se cyangwa se w'umukunzi we. Ndakwinginze kugira ngo uhereye none imbaraga z'ijuru, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zimanuke muri izi ngo, wubake ingo rwose zubakike. Tubisabye Imana tubyambaza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, ndabakunda cyane.